Nongeye kubasuhuza cyane no kubaha ikaze inshuti bene data, Imana nibaha umugisha. Ni Eric Worshipper cyangwa Ndayishimiye nk'ibisanzwe. Nshimira cyane kuri mwese mwakoze subscribe, Imana ibaha umugisha kandi bishimire. Namwe mutarayikora nyango mbashishikarize kuba mwayikora kugira ngo turusheho kumvana ubutumwa bwiza n'icyo Imana ivugana natwe. Reka tubanze dusenge kugira ngo Umwuka Wera tuyobore. Uwiteka Imana yacu, Imana igira neza, Imana ivuga bikaba, turi imbere y'ubwiza bwawe Uwera wa Isiraheli. Turagushimiye kubw'imirimo itangaje n'ibitangazo dukorera. Data, uyu mwanya dufashe wo kumva ijambo ryawe, ntabe ari twebwe ahubwo tukubere mikoro wivugire kandi icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Data, weze imitima yacu uyitunganye, kubera ubuturo buzima. Data, ikubere umubavu uguhumurira neza kugira ngo utunezererwe. Ngabana natwe rero, ibitavuga Imana byose dukubitiye kure mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zarwanya ijambo ryawe dukubitiye kure mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo Data, twimitse Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, niyo presence dushaka muri uyu mwanya aka kanya. Ngabana natwe kandi tugire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Ndabaha ikaze rero muri uyu mwanya nanone tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turaza gusoma mu gitabo cyo Kuva, ntabwo turavugaho byinshi. Ni igitabo cya kabiri cya Mose, turasoma ibice 14 umurongo wa 24. Haravuga ngo, mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururika ruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunga Abisiraheli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe cyane. Hano twumvise ukuntu Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Ndagira ngo uyu munsi ngutangarize ngo Uwiteka agiye kwitamururira mu nkingi y'umuriro n'igicu. Bamwe baguhigaga, bamwe bakurwanyaga, abari bakuzengereje bacikemo igikuba kuko Uwiteka akurengeye. Haleluya. Hano ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka amanukiye kugutabara kandi aje gukura inziga ku magare y'ibyaguhigaga kugira ngo bikururike biruhije, kugira ngo Uwiteka bice intege abinanize bye kukwegera na hato. Iki gice iyo ugisomye ubonamo kuntu amagare akururika aruhije, akagera ubwo Mose yikubita hasi agapfukama. Imana ikamubaza iti, ni iki gitumye upfukama Mose? Fata iyo nkoni yawe uyirambure hejuru y'amazi. Ayo mazi acikamo kabiri, ubwoko bw'Abisiraheli bukambuka. Imana igiye kukwambutsa ibyaguhigaga. Ibi bibazo wabonaga ko biruhije, Imana irabikwambukije. Ibyo wabonaga bidashoboka, Imana irabikwambukije. Ibyo wabonaga biri inyuma yawe, Imana ibiciye intege kandi igiye kubyica burundu, ibirohe mu nyanja. Ibyo wabonaga nk'imisozi ntibikigukanze kuko Uwiteka arakwitamururiye. Uwiteka agiye kubicamo igikuba mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wabonaga ko bitashoboka, ibyo wabonaga ko ari nta nzira, Uwiteka biciyemo igikuba. Uburwayi, ubukene, icyangiro, imivumo yose bakuvumye, Uwiteka ikuyeho inziga, Uwiteka yiciye intege, Uwiteka arayinanije, Uwiteka yiciyemo igikuba. Aho igitinyiro n'icyubahiro cy'Uwiteka Imana kigeze, ibindi byose birahunga. Umucyo w'Uwiteka ntujya ubana n'umwijima, ntabwo bishoboka. Aho Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro, Abanyegiputa barahunga, bacikamo igikuba. Abanyegiputa nabo bakuzengereje, nabo bakuroga kutabyara, nabo bakuroga kutabona akazi, nabo bakuroga icyangiro, nabo bose batakwifuriza ibyiza. Ubwo buretwa bwose urimo, Imana igiye kubucamo igikuba. Ajya ngo ngutangarize wizere Imana, wizere Imana ko ishoboye,
kandi wizere Imana ko ije ku buzima bwawe. Ibyo byose ije kubikuramo, ije kubicamo igikuba, niko dusomye. Ije kukwambutsa inyanja y'ibibazo. Inkoni ya Mose iracyakora, inkoni y'ibitangaza iracyakora mu izina rya Yesu. Iyi nyanja ije kuyicamo kabiri. Inyanja y'ibibazo, ibibazo mu rugo, ibibazo mu bana, ibibazo mu kazi, ibibazo mu miryango. Akoreka ngo umbwire ngo Uwiteka arayikwambukije. Umwizere kandi umwiringire, ashobora byose. Murakoze neza. Iri jambo ry'Imana nari mfite muri iki gitondo. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge kandi Uwiteka abane natwe. Urakoze Mana, urakoze Uwiteka Imana ishobora byose. Kubw'ijambo ryawe ryiza twumvise ko ugiye kwitamurura mu nkingi y'igicu, mu nkingi y'umuriro, abanzi bacu bagacikamo igikuba. Urakoze kudutabaye, urakoze kutwambukije inyanja y'umuriro, urakoze kutwambukije inyanja y'ibibazo, inyanja y'imiruho, inyanja y'agahinda, inyanja y'ubukene, inyanja y'icyangiro, inyanja ya karande, inyanja yo kubura akazi, inyanja yo kubura ijambo. Urakoze kuyitwambukije. Urakoze Mana, ngabana natwe, uganze kandi utegeke Mana ihoraho. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Wowe utarakora subscribe, ndakwinginze ngo uyikore kandi ukore ku nzogera kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu nibusohora ujye ubwumva, kandi ukore share. Ntubyihererane, ntukumve wenyine ijambo ry'Imana, ujye urisangiza n'umuturanyi, inshuti n'imiryango, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Urakoze kubana nanjye rero.